Umusirikare wateye Yesu icumu mu rubavu amazina ye ni Longin akaba yari umusirikare uyobora itsinda ry'abasirikare 100. Akaba yari afite inararibonye mu kwica urubozo abo shebuja Pilato amaze gucira urwo gupfa. Ariko Longin yaje kugira ikibazo cy'uburwayi ijisho, ibi byamuteye ubusembwa butashoboraga gutuma aguma kuba umugaba w'ingabo, ariko nanone bitewe n'uko shebuja Pilato yamwemeraga nk'umusirikare ufite uburambe mu kubabaza abantu, yarabonaga kumutakaza mu ngabo ze yabaga ahombye cyane, niko kumuhindurira inshingano amuvana mu mutwe yakoragamo amujyana kuba akuriye ibikorwa byo ku musozi wa Gologota i Nyabihanga, umusozi wicirwagaho abamaze guhabwa igihano cy'urupfu cyo ku musaraba. Abicirwaga kuri uwo musozi babaga ari abagome bagombaga kwicwa urupfu rw'agashinyaguro, ko bavugaga ko abo banzwe n'Imana ndetse n'isi ikaba itabemera. Niyo mpamvu bababambaga ku musaraba ngo batandukane n'isi n'ijuru. Kuri uyu musozi niho Yesu yabambwe. Nk'uko yarabimenyereye mu kubabaza abantu, ko Longin yategetse ko bavuna amaguru abari babambanywe na Yesu. Yategetse ko bavuna amaguru abari babambanywe na Yesu ngo bapfe vuba kuko isabato yari yegereje, ariko bajya kugera kuri Yesu we basanga yapfuye batamuvunnye amaguru. Yohana 19:32. Ibi byarakaje Longin kuba Yesu atanze atamuvunnye amaguru. N'uburakari bwinshi niko kumutera icumu mu rubavu agira ngo arebe uko yapfuye havamo amazi n'amaraso. Ibi byamubereye umugisha kuko amazi yari avanze n'amaraso byaguye kuri iryo jisho ryari rihumye rirahumuka. Iri cumu Longin yakoresheje arishinyaguza urubavu rwa Kristo ryaje gufatwa nk'icumu ridasanzwe, ndetse abami benshi barifata nk'ikirango cy'ububasha butangaje bakoreshaga berekana ko ubwami bwabo bukomeye. Ishusho n'icumu ryateye Yesu mu rubavu ryafashwe kandi nk'intwari ikomeye mu buryo urifite adashobora gutsindwa. Ku bw'iyo mpamvu buri umwe wese washakaga kuba igihangange ku isi no kubaka ubwami butangaje yarwanaga inkundura kugira ngo iryo cumu rifate mu biganza bye. Iri cumu ryagiye rihabwa amazina atandukanye, ariko ryahuriweho na benshi, ndetse ari nako ryatumaga riharanirwa rikanizerwamo imbaraga n'icumu ritagatifu. Kuva mu kinyejana cya mbere kugeza mu cya 6, iri cumu ryari mu biganza by'ubwami bw'abami bw'Abaroma ribitswe mu bizirika yitiriwe Mutagatifu Petero. Umwami w'abami yakoresheje iri cumu nk'ikimenyetso gikomeye cyo gukomera ku bwami bwe, kandi akanavuga ko igihe cyose arifite ntawe ushobora kumurwanya ngo amutsinde, kandi ni nako ryasimburanaga mu biganza by'abami b'Abaromani uko ingoma yasimburanaga. Ahagana mu 1350 ubwami bw'abami bw'Abadage witwaga Charlemagne yarwaniye gupfa kugira ngo iri cumu rishyikire, amaze kurifata arikoresheje mu ntambara, aho ingabo ze zajyaga hose zabaga zizeye ko arishyize hejuru batsindaga. Iyo yarimanuraga bagatsindwa. Uko niko ubwami bw'Abadage bwakomeje gufata iri cumu ritagatifu nk'intwari ikomeye yafashijwe mu kuba igihangange ku isi. Mu 1806 ubwo ubwami butagatifu bw'Abaromani bwasenyukaga burundu, iri cumu ryatwawe mu nzu ndangamurage mu mujyi wa Geneve muri Autriche. Mu 1908 Hitler yamenye iby'iri cumu. Yakuraga afite inyota y'ubutegetsi kuba umwami w'abami w'Abadage kandi akabyutsa ubwami bw'Abadage mu Burayi. Yumvaga icyamufasha kugera ku nzozi ze nta kindi uretse gushyikira icumu ritagatifu. Kuva ku itariki 12 z'ukwa gatatu 1938, ubwo ingabo za Hitler zigaruriye igihugu ariko iziha amabwiriza yo kwiharanira gushira, ariko bagashyikira icumu ritagatifu kandi ababwira ko ntawemerewe gukozaho ibiganza bye uretse we. Bidatinze kuwa 15 z'ukwa gatatu 1938, Hitler yakandagiye mu mujyi wa Vienne muri Autriche kandi ashyira mu biganza by'icumu ryatewe mu rubavu rwa Yesu na Longin, aritwara mu majyepfo y'Ubudage mu mujyi wa Nuremberg, aho ryari ryarashinzwe na Charlemagne. Mbere y'uko arijyana i Geneve, umujenerali w'umunyamerika yitwaga George Patton we yise iri cumu ingabo irinze ubukristo ku isi. Yagize inyota mu gufata iri cumu ku biganza bye kandi yumvaga kurigira akaritwara mu gihugu cye cya Amerika ari intwaro, ari ubutwari no kuzana intsinzi n'ubuhangange mu gihugu cye. Ibi byatumye ubwo yarwanaga intambara ya kabiri y'isi, Patton yarwanya inkundura, ashyiraho itsinda ryihariye ry'abasirikare, abaha ibikoresho bikomeye kugira ngo byanga bikunda bashyikirire icumu. Nyuma y'intambara y'imyaka 5 muri 1945, ubwami bwa Hitler bwarasenyutse, ndetse ingabo za General Patton zishyikira icumu ritagatifu riri ku muvumo ryari ryarashyizwemo n'ingabo za Hitler mu mujyi wa Nuremberg. Mu 1951, icumu ritagatifu ryasubijwe mu ngoro ndangamuco mu mujyi wa Vienne muri Autriche, aho Hitler yari yararikuye, akaba naho riri na magingo kandi rikaba ririnzwe mu buryo bukomeye. Amateka y'icumu ryacumizwe mu rubavu rwa Yesu agaragaza ko mu bami babayeho bagakora amateka yanyeganyeje isi,
Yesu we mwami w'abami, kuko abo isi yita abami b'abami nabo bemeje ko hejuru yabo hari ubasumba, kandi ko bamwiringira ari byo bitangaza, ibyo bitaga icyubahiro, ubutware no kuramba. Nubwo ko yabambwe nk'umugome, ariko ibyakoreshejwe bamubamba byahindutse ibirango by'ububasha budasanzwe, nk'uko yari umwami w'abami.